se wa musore ubu ngubu koko bushomeri buzanyicire mu nzu kandi tuziranye. Nose uragira nzaze muri iyo nzu ubutwicanye. Urakize urabizi kandi ufite n'amafaranga menshi. Ko nashatse uri kurya amandazi se. Iyo niyo mpamvu nyamukuru se yatuma utamakaza ariko ubundi abakire mwabaye gute? Ariko nakwemereye akazi urabizi ahubwo kuki utajya uza kundeba. Nakubonye se kuhora ukora wagira ngo uri umutima. Ibaze ko umutima nawe uruhuka ari uko umuntu yapfuye ariko we sindabona n'umunsi numwe wanaruhutse. Cyuya nawe urabizi mba mfite inshingano nyinshi. Ndabizi ariko subizi koko mba mfite inshingano nyinshi. Cyane rwose ndabizi ko ufite inshingano nyinshi. Subundi nimba atari ibanga kugira ngo ukire wabigenje. Natonoraga imyumbati. Hari ikindi kintu z'umuntu yakora atari ugukora. Nacyo. Nuko rero. Rega nanjye nakomeje kukubaza ndatinda. Hari ubu muri company yawe harimo abakozi bangahe? Ndakeka 74. Ubundi se nukubera iki? Nkaba mbaye wa 75. Ninde umukugize se? None se wanyima akazi. Kwakiyaye se nkaho uri nyiri company naka kwaka nkande. Oya ariko wibirakarira. Narakarute se nicanye na Rushimusi. Uragira ngo nanyu ncimuse? Oya ariko wibyegereza umutima. Ese rusarebo ufite umwana umwe. Ejo bundi nimbyaro wa kabiri azarye. Iki wa mbere? Wa mbere se warye iki? Iki wa kabiri ubundi wajya ubyara bushoboye. Inde wavuze ko nabashoboye se? Ninde se uvuze ko bashoboye? Erega ikibazo mfite ni icy'inzara. None ngufashe iki? Urabona nkwiriwe gufashwa iki se uretse kwibaraguza? Ndabona ukeneye amazi yo muri serumu kuko ubuzima bwawe bugiye kunca mu myanya y'intoki. Ariko abagabo mbwa bivuga ibigwi koko. Reba umusatsi wagutukuriye wabaye nk'amasaka ya rutuku. Ubwo se renge nawe ninde ufite ubuzima bubarirwa ku mutwe w'urushinge? Gatonorwa impyiko n'inzoga. Nge nawe tunganya ubuzima. Nyamara rusenyera amafaranga kugira ngo mbashe kwiteganyiriza. Kunuva se ari nge waba uguteganyirije? Hoya ninjye ariko nuko byaba binyuze kuri wowe. Sawa rero. Harya warize? Urebye ni makeya. Nangahe? 3 ya primaire sabaye se. Ushaka akazi ko kumanura amavuba ariko wapi ko gukora muri hoteli icuruza amazi ariko kubera ikizicuruza ibyo se nayikorera. Wayikorera amasuka ariko wapi nayibera manager akavugana n'abazungu se wewe waba bavugisha iki? Iringa nabavugisha icyongereza nk'abandi bose bo muri film ariko. Okay, reka muhamagare umukire Gahanga numve nimba ari cyo yagufasha. Erega ngiye ugomba kuma akazi kuko ningiye mukozi wakubera umwizere. Ibaze umuntu muturanye imyaka 40. Mwiriwe rusa? Mwiriwe neza nyiri ubuntu. Amakuru yawe ra? Sha ndashima Imana ikomeje gutiza rwenya bombone. Ushatse kuvuga iki se? Kuko se niba umuntu w'umugabo ari guhumeka umwuka ubaze kumva nta kibazo kirimo. Kirimo kandi cyane. None ngufashe iki? Iyo unyuze ku muntu ku muhanda akagutega ibiganza ubigenze ute? Muha amafaranga kubera ko namwe data ari yakeneye. Ubuse ndayafite ra. Rekana nabo bakene. Ahubwo se wanyirenga 5k aho ngaho yo kuguhonga se. Kuhinduye isura se kandi nuko ntacyo nyigufashije. Isubu none unkozi kubera discipline yawe nyeya. Nta kundi nyine ubwisemo ko nzajya ndya amana. Ugomba kwirya nyine nta kundi kuntu bigomba kugenda ugomba kwihana. Wapi ntago ugomba kurya amana. Ngiye kuguha. Urabona uriya muntu uri hararuko. Ushaka kukubwira business yahite guhindura ubuzima kuko uriya muntu nagutumiranye neza kandi aya mafaranga ugomba kuyakorera uko byagenda kose ko niwe muntu muzeye ubu ngubu kandi niwe muntu nanazi ushaka amafaranga kandi urabyumva ukuntu bigiye kugenda muri aka kanya kuko urareba uriya muntu ukuntu ameze yaranzonze ibintu byose akora ngiye nago mbikunda naramwirukanye yanga no kuva hano. Ikintu ngiye kugusaba kagacupa kari he? Kagacupa kari he? Ikubisa hasi karameneka. Yesu we mwa iki se nokana iyi najureba hano nangiye kwihura munyagwa ngapfe nyine ngagira ute ngapfe none ndebera ibintu bimbaye. Aha warugiye kuyimuhanga apfe dose siko kazi nangiye kuhita nkwa muri aka kanya. None se ubungiye oya buretse kunkora mbanze nkubwire buretse kwigira nk'umuntu uri mu gahinda kuko ngiye ningiye ubizi. Burya baravuga ngo wambaye ikirezi namenya ko kera ariko ubu ngubu ngiye aka kanya amenya ko ikirezi nambaye kera gute se ngiye wumva ukuntu bya bimeze. Ura munyagwa yaranze wikirirwa umbwira ibyo ngibyo umwanya mfite kuri iyi si ntago ari uwo kuvuga yuko ushaka kwirukana umuntu ahubwo umwanya mfite kuri iyi si ni uwo kwihana se byagenze. Gahanga ndapfuye. Pfishijwe n'iki se? Ndapfuye fata ko mpfuye. Nyine upfishijwe n'iki? None si inaji bigendekeye gute? Iyi naji se ariyo wigeze unywaho? Hariyo nigeze nkwaho se kuko urabyizeye ko incitse ikameneka. Ariko Gaha reka nkubaze ikibazo. Uransubiza? Ndagusubiza. Nese Gahange nawe twapfuye. Kiki? Ubu se basiribu iramenya yuko ari we wandoze. Muroga se ngewe nigeze mwica. Gaha urandangije. Nyumvira. None se basi iyo ubumuha ukabona yuko ari gusamba ni igiki wari gukora kikamuzura? Numbwire niwe wayinyweye? Zananywe n'iyindi ahubwo kugira ngo mpfe neza. Niwe wayinyweye? Indambi yawe igukozeho
inkozeho ute sinda yanjye igira amaboko. noneho ikintu kinababaje cyane, Ikintu kibabaje ni uburyo mpfuye ntabyaye. uburozi iyo ubunyweye nta n'ikintu cyakugarura ku isi y'abazima, mu kanya gatoya rwose uraba umaze gupfa. Gaha, muri Bibiliya haranditse ngo n'ubundi uwiyishe naririrwa. Gaha, uzankingure cyangwa ubireke. Cyakora ngereka ngira ikintu kimwe mubwira, uzandirimbira indirimbo yitwa Heza mu ijuru, ibindi tubirangize. Inda mbi yawe igukozeho kamogo. Ubundi si uzi kuyiririmba cyangwa ntabyuze? Ndabizi. Iririmbaho gatoya twumve. Heza mu ijuru, aho uceceka iryo jwi ryawe rimeze nk'iry'igikona. cyuyu ugiyeyo kamobwe. Kamobwe nawe ubundi uranjyana yawe uranjyana. Ntabwo ari wowe umpaye uburozi, ntabwo ari wowe umpaye uburozi. hari ubwo nagutegetse kunywa se. Ntabwo wabunegetse kunywa ariko wamukize mu biganza. ikiguteretswe mu ntoki se cyose ni ngombwa ngo ushire mu nda. Nta kundi nyine ubwo umwana ahindutse umugabo. Ibyago bigwira abagabo abagore bigaramiye koko.